matwi yanjye ndimo kumva ahitwa mu Birombe byo muri iki gihugu harimo amabuye ngo y'agaciro, numvaga arimo kuriturwa ku bwinshi cyane, aritagurika cyane, ndetse nta mwanya wanyuragamo ayo mabuye ntayumva ari kurituka, niba ari ukuriduka kuritura ibintu nyine. Hari ukuntu abantu nyine bakura nk'ibuye ukuntu ukumva rirahanutse riraguye, nawe nabyo numvaga ari amabuye ari muri icyo kirombe, ariko ngo aritagurika cyane, mbese ku mbaraga nyinshi cyane, ariko nkategereza ko ayo mabuye ashobora gushira ahantu yaba arimo guturuka, nkaheba ko bukwiriye gupfa. Rero ubwo nari ndi muri iryo yerekwa, nagiye kubona mbona inzandiko zirimo kujyanwa hirya no hino ahantu henshi cyane zihuta, ariko mbona izo nzandiko izina ryanditsweho cyangwa se izina ry'uwanditse kuri izo nzandiko ni umuyobozi w'igihugu cyacu uduhagarariye uriho. Mbona niwe urimo kuregwa, mbona ibyo birego birimo kujyanwa ari we uregwa, ariko nkabona Imana iri kunyereka ngo nubwo izo nzandiko ziri kujyanwa ari we ziregwa, zirashaka kumurimbuza, zirashaka kumwicisha, ariko zikamwicisha. Hari abantu bajya kutubeshyera ibyo tutavuze, abandi bakajya gusesengura bongeramo ibindi byabo, ariko njye uko mbivuze niko nabihawe, kandi nagombaga kubihabwa cyangwa se nagombaga kubivuga uko nabihishuriwe, kugira ngo ntagirana urubanza n'Imana, nuko nabitegetswe niko nagombaga kubitanga. Rero Imana yo mu ijuru iduhana umugisha, abatwumvishe, abanyarwanda muri rusange, aya masengesho ntituyasuzugure, tuyasenge, kandi Imana yiteguye kuyakoramo. Gukorera umurimo hano kuri YouTube nabo Imana yabantumyeho, ari cyo cyo waruvuze. Imana yambwiye ngo abahanuzi turi hano kuri YouTube cyangwa se turi kuri hano tuhatambukiriza ubutumwa bwiza bw'Imana ivuganye natwe, tukaza tukakigezaho abantu. Imana yambwiye ngo buri wese asome inkuru ziri mu gitabo cy'abami zivuga ku bahanuzi ba Bayali, kuko ngo igihe cya Eliya bicishijwe inkota kubera ibinyoma, kubera kubeshya no guhahamura abantu no kuvuga ibitari iby'ukuri. Rero Imana yambwiye ngo mbabwire ngo aba bantu bafite kuvuga ngo yampaye urugero ngo imitsi y'ijosi ikareguka, muri makeya bameze nk'abantu bakomera cyangwa se bahagaze ku musozi wo gukomereraho abantu. Imana yambwiye ngo uriya mwaka tugiye kwinjiramo ni umwaka w'ibibazo kuri bo. Koze kutwakira, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Hanyuma ku batanzi ababa bambonye aribwo bwa mbere, amazina nitwa Tuyizere Solange, ndi umumama, ibindi Imana iduhana umugisha. Yego, reka dusenge kugira ngo ducunguze uburyo umwete, kugira ngo dusohoze igitumye duhagaze hano, kandi n'abantu babashe gukurikirana vuba igitumye bareba mfitiye mikoro, kuko ntago nyifite ndi kwifotoza, ahubwo nyifite kuko hari ibyo ngiye kuvuga, kugira ngo abankurikiye babashe kumva cyangwa se babashe kumenya niki Imana idutekerezaho, niki Imana ituvugaho, niki Imana itugambiriyeho, cyangwa se niki Imana irimo kubwira abantu. Hanyuma reka dusenga n'Imana. Nawe aho uri unkurikiranye, waba uri kugenda, waba uri mu kazi, aho wicaye hose, dufatanye gusengana iri sengesho, kugira ngo ubu butumwa tugiye kumvanana bugira umumaro mu mitima yacu. Iyo dusenze Imana irategura, kandi nyuma yo gutegura, iyo twumvishe ubutumwa, kuko habayeho gusenga, ntago tugira ayandi majwi avugira muri twebwe, kubera ko mu masengesho tuba twabanje gusenga, haba hacecekesherejwemo ayo majwi. Mana nziza, Mana y'ukuri kandi Mana y'urukundo, tubanje kugushima iminsi yose waturinze, imyaka yose waturinze, wabaye mu ruhande rwacu, waratwimanye, waraturengeye,
Uwiteka ushimwe, wadukijije urupfu rukomeye, n'uyu munsi uracyaturokora, uhimbazwe. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'urukundo ndetse n'ubuntu bwinshi, uri Imana tutabona uko tuvuga, tutabona uko turondora, ariko ikiduteye guhagarara aha ngaha Uwiteka ni ukugushimira, tugushimira imirimo n'ibitangaza y'ibyo nawe waradukunze, utanga umwana wawe Kristo kugira ngo adupfire urupfu rubi rwo ku musaraba, amena amaraso ye ku bwacu, araducungura, duhesha ubuzima binyuze muri we. Niyo mpamvu umwanya nk'uyu tubanje kuguha ikaze kugira ngo uze kubana natwe. Reka udushyigikire rero Uwiteka Nyiringabo Imana, utwiteho. Tugiye gutanga iyi message, ngewe ugiye kuyivuga ndi umwana w'umuntu, ngewe ubwanjye sinabona icyo mvuga utakimpaye, ariko ubwo unyemereye guhagarara imbere y'ubwoko bwawe nkarangurura nkavuga icyo ushyize mu kanwa kanjye, nyemerera ntaba ari nge Kristo, ahubwo hagaragare wowe. Niyo mpamvu muri uyu mwanya dutesheje agaciro imigambi ya Satani, dutesheje agaciro imigambi y'abana b'abantu, ibihagurukira kurwanya Imana byose tubihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze ngo tuyoboze umwuka wawe, kandi ubugwaneza no gukiranuka bibe hagati muri twe, twese tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Turatangiye. Abantu benshi barabizi ko iyo mpagaze aha ngaha hari icyo mbanje kuvuga. N'ubu rero hari icyo Imana impaye kongera kuvuga. Abantu bari kumbona ndahagaze, uyu munsi ntago nicaye, menyerewe nsanzwe nkora amavideo wenda nicaye, ariko uyu munsi nashimye kuyikora mpagaze. Abankurikirana murabona ko ariko bimeze, kubera ko ariko ubu butumwa ngomba kubutanga mpagaze muri iyi pozisiyo, kubera ko ari Imana yampaye guhagararamo. Nago uyu munsi yambwiye kwicara, ahubwo yambwiye ngo ni impagarare. Rero impamvu mpagaze aha ngaha niyo ngiye kubagezaho, abankurikiye cyangwa se abadukurikirana nk'abanyarwanda muri rusange bakomeze kutwumva. Rero ubutumwa ngiye gutanga burareba abanyarwanda, abari mu gihugu imbere ndetse nawe uri hirya kure mu mahanga, ariko ufite izina ry'ukuri umunyarwanda. Aho uri ukwiriye gusenga, ugasengera igihugu uvukamo, ugasengera igihugu ufitemo umuryango, ugasengera igihugu kikwitirirwa. Kuba uri iyo ngiyo ntibikukuyeho yuko uri umunyarwanda. Kuba waba uri muri Amerika, mu Burayi n'ahandi hose, ibihugu byose mwaba muherereyemo ntago bibakuraho ko muri abanyarwanda. Rero dukwiye gufatikanya tugasengana Imana, kubera ko nibyo ikeneye mu gihe nk'iki ngiki. Hanyuma mpagaze hano kubera ko mfite message y'Imana yampaye kubwira abantu. Message mfite iteye gutya, ariyo mpamvu mubona mpagaze. Nari ndi mwiyerekwa, njya kubona mbona Imana inyimuye ku butaka bw'u Rwanda, injyana ku butaka bwa Kongo. Nago nabashije kureba ahacukurwa amabuye y'agaciro, ariko amajwi aturukayo nabashije kuyumva mu mwuka. Hanyuma nagiye kumva, numva mu matwi yanjye ndimo kumva ahitwa mu Birombe byo muri iki gihugu harimo amabuye ngo y'agaciro. Numvaga arimo kuriturwa ku bwinshi cyane, aritagurika cyane, ndetse nta mwanya wanyuragamo ayo mabuye ntayumva ari kurituka, niba ari ukuriduka, kuritura ibintu nyine. Hari ukuntu abantu nyine bakura nk'ibuye ukuntu ukumva rirahanutse riraguye. Nawe nabyo numvaga ari amabuye ari muri icyo kirombe, ariko ngo aritagurika cyane, mbese ku mbaraga nyinshi cyane. Ariko nkategereza ko ayo mabuye ashobora gushira ahantu yaba arimo guturuka nkaheba. Ni ukuvuga ngo yari amabuye aritagurika agwa ahantu nko hasi, ariko nkategereza ko ashira ahantu arimo guturuka, nkumva ntago ayo mabuye ashirayo. Muri make uko nabyumvaga, numvaga ari nk'ahantu hashobora kuba hari nk'amabuye menshi cyane, ku buryo nubwo yahanuka umunsi wose ahari adashobora gushiramo, ariko yararitagurikaga cyane ku buryo nabyumvaga ndi mu mwuka nanjye bikantangaza. Hanyuma rero hari impamvu ntangije iyi message ivuga hariya hantu, cyangwa se ivuze kuri iki gihugu. Ntago ari igihugu mvukamo, ariko hari impamvu Imana ishaka kugira ngo abantu basobanukirwe ubutumwa ngiye gutambutsa kuri twebwe abanyarwanda, icyo dukwiriye gukora
nimva n'imvano y'impamvu igiye gutuma twebwe dusenga cyangwa se Imana idusaba gusenga. Rero ubwo nari ndi muri iri yerekwa nakomeje njya kubona mbona Imana interetse isi yose imbere, ariko uburyo yaneretse isi yose imbere nagiye kubona mbona ni ubutaka bugari cyane ariko bugiye bukaswe mu buryo bw'ibibanza. Ubona nk'uko umuntu ashobora gukata ikibanza hano gutya akavuga ngo iki kibanza ni icya runaka, iki kibanza ni icya runaka. Rero nabonaga ari isi yose indi imbere ariko igiye ikaswemo ibibanza, buri gihugu kihagarariwe n'ikibanza cyacyo, buri gihugu kihagarariwe n'ikibanza cyacyo, niko nabibonaga. Rero muri uko kubona isi yose imeze gutyo ikaswe mu buryo bw'ibibanza, nagiye kubona mbona imbere yanjye nzaniwe ikibanza gito cyane, gito ariko none icyo kibanza gitoya kinkizwa imbere, njya kumva numva ijwi rirambwiye ngo icyo kibanza gito cyane kigushyizwe imbere ni ubutaka bw'u Rwanda. Hanyuma muri uko kubona ubutaka bw'u Rwanda bugereranywa n'icyo kibanza, njya kubona mbona hamanutse umuvumo. Uwo muvumo waraje uzenguruka icyo kibanza cyangwa se ubwo butaka, uzenguruka ubwo butaka, uwo muvumo urazenguruka, ariko nkibona uwo muvumo umanuka kuko nabwirwaga ngo ni umuvumo ukimanukiye. Narasenze ndi muri umwuka, ndasenga ninginga Imana ngo ihagarike uwo muvumo, kubera ko nabonaga ari umuvumo ufite imbaraga kandi ari umuvumo wihuta cyane uri ku muvuduko ukomeye. Ndasenga reka mbwira abantu bankurikira, narasenze ndasenga mpagarika uwo muvumo, icyuya kirandenga, uko mundeba niko nari mpagaze. Ndasenga icyuya kiva ku mutwe kigera ku birenge, ndasenga ngo Imana ihagarike uwo muvumo, ariko biranga. Bimaze kwanga ndibaza ngo Mana, kubera icyo unyeretse umuvumo umanukiye kuri ubu butaka, nasenga uyu muvumo ntabwo. Imana yo mu ijuru irambwira ngo ngiye kugusubiza nkoresheje ijambo ryanjye. Irambwira ngo soma ibyanditswe byera, mvugane nawe nkubwire icyo ujya kumbwirira Abanyarwanda. Imana ihitimo ijambo riri muri Esiteri ibice 4 guhera ku murongo w'10 kugeza ku murongo wa 17. Iri jambo ni Imana yari impaye. Esiteri ibice 4 umurongo w'10 kugeza ku murongo wa 17. Tugiye gusoma twumve iyi message Imana itubwiye Abanyarwanda, iri mu gitabo cya Esiteri. Iravuga iki kuri twebwe? Iratubwira iki? Ese Imana iratumenyesha iki inyuze mu byanditswe byayo byera? Hanyuma wowe unkurikiranye ufite Bibiliya, windeba mvuga gusa, ahubwo fata Bibiliya yawe nawe usome, umenye niba ibyo ndi gusoma ari ukuri. Nusanga ari ukuri unyemerere, ntunangire umutima wawe, ahubwo ukora iki Imana igira gute ivugana nawe. Hanyuma tugiye gusoma umutwe w'amagambo uravuze ngo Esiteri yihara yemera guhakirwa bene wabo. 10 haravuze ngo maze Esiteri atuma Hataki ubutumwa kuri Morodekayi ati, abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami bazi yuko umuntu wese, umugabo cyangwa umugore, usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe, hariho itegeko rimwe gusa, kuri bene uwo aricwa, keretse ashyirwa mu majwi. Bituma n'abaturage bitwa Abayuda cyangwa se ubwoko bwa Morodekayi bwose bushyirwa mu majwi yuko bukwiriye gupfa. Rero ubwo nari ndi muri iryo yerekwa, nagiye kubona mbona inzandiko zirimo kujyanwa hirya no hino ahantu henshi cyane zihuta, ariko mbona izo nzandiko izina ryanditsweho cyangwa se izina ry'uwanditse kuri izo nzandiko ni umuyobozi w'igihugu cyacu uduhagarariye uriho. Mbona niwe urimo kuregwa, mbona ibyo birego birimo kujyanwa ari we uregwa, ariko nkabona Imana iri kunyereka ngo nubwo izo nzandiko ziri kujyanwa ari we ziregwa, zirashaka kumurimbuza, zirashaka kumwicisha, ariko zikamwicisha atari we wenyine, bikagaruka ari byo bihinduka umuvumo, ukaza ugahita utugeraho twese Abanyarwanda. Hakabaho ikibazo cyo kugira ngo Abanyarwanda bongere basubizwe mu mateka yaho bavuye, twongere dusubizwe mu mateka yaho twakuwe, ari uyu munsi duhagazemo
uyu munsi twese turimo kuzirikana cyangwa se turimo kwibuka ayo mateka niyo umwanzi ashaka kongera kudusubizamo. Rero Imana arimo imbwira ngo umwanzi ntago agenda mu nyamaswa, ntago agenda mu byo kurya, ntago agenda mu biti, ahubwo azerera hehe? Mu bantu. Rero Imana irambwira ngo nidufate amasengesho y'iminsi 3 nk'uko Esteri yabwiye Morodekayi ngo nibafata amasengesho y'iminsi 3 n'abaturage n'abayuda bose bari Shushani bagasenga amasengesho y'iminsi 3. Muri aya masengesho y'iminsi 3 basenze havuyemo ubutabazi buva ku Mana. Inzandiko zari zandikishirijwe abayuda zagombaga kubicisha zirahinduka. Imana ishimwe. Zimaze guhinduka abayuda nago bapfuye, inzandiko zabicishaga zaramanuwe zikurwaho zitiki agaciro. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo nidusenga aya masengesho, Imana irashaka kugarurira icyizere abantu bari bamaze gutakaza icyizere, abantu bari batagifite kwizera. Impamvu Imana yabarokoye, abantu batari bagifite kwizera, impamvu Imana yabarinze, irashaka kubagarurira rero icyizere cy'impamvu yakoze iyo mirimo yose. Rero wowe unkurikiye, wowe unteze amatwi, wakurikiranye ubutumwa aho natangiriye, icyanditswe twasomye n'uburyo nsobanuyemo iyi message. Hari abantu bajya kutubeshyera ibyo tutavuze, abandi bakajya gusesengura bongeramo ibindi byabo, ariko njye uko mbivuze niko nabihawe, kandi nagombaga kubihabwa cyangwa se nagombaga kubivuga uko nabihishuriwe, kugira ngo ntagirana urubanza n'Imana. Nuko nabitegetswe nibwo nagombaga kubitanga. Rero Imana yo mu ijuru iduhana umugisha, abatwumvishe, abanyarwanda muri rusange, aya masengesho ntituyasuzugure, tuyasenge, kandi Imana yiteguye kuyakoramo. Mbibutse ko mbona uyu muvumo wari umuvumo ukomeye, kandi wari umuvumo ufite imbaraga. Nabasobanure ko uyu muvumo Imana yambwiye, yanyeretse, yampishuriye ko ari umuvumo uri kugendagenda ku gihugu. Imana irambwira ngo uyu muvumo n'ubundi wigeze kubaho, uyu muvumo usanzwe uhari, ni nayo mpamvu ukomeza kugendagenda, ukomeza gukataka tuzerera ku gihugu, kugira ngo uyu muvumo wongere udusubize mu mateka twahozemo, mu mateka twavuyemo. Ariko aya masengesho y'iminsi 3 nihabeho kuyasenga, ntituyasuzugure, ntituyakereze, tugasenga Imana. Imana yiteguye gutabara. Ariko nituyasuzugura, ntituyasenge, nabonye uyu muvumo winjira mu butaka. Mbona ubutaka burahindutse, umugisha ubukurwaho, igihugu cyose gihinduka ikibibazo. Ngire abankurikiye yuko Imana yavuganye nanjye ngo haracyariho abayuda, haracyariho Esteri mu gihugu. Ba Esteri Imana yambwiye ngo nimwinginge, ba Esteri Imana yambwiye ngo nimukomeze musenge. Impamvu Imana ikomeze guhishura uyu muvumo nuko hari abantu bagifite gusenga, nuko hari abantu bagifite kwinginga, nuko hari abantu bagifite gutakira Imana, nuko hari abantu bagifite guhamagara Imana ikabumva. Rero abo ba Esteri Imana yambwiye ngo amavi yanyu nimwongere musenge, nimwongere muririre igihugu, nimwongere mwinginge, kubera ko ngira babona ko muhari. Ba Esteri barahari, ba Esteri bariho. Imana ishimwe. Imana ishimwe kibona aba Esteri mu gihugu bagihagarariye mu buryo bw'amasengesho, binginga imigambi nyinshi kurigakurwaho, akaga n'amakuba kakavaho kubera gusenga. Rero Imana yambwiye ngo ntimwirare, nimusinzire, nimube maso, nimukanguke, mwongere mwinginge, mukuzaho iki uyu muvumo urimo kuzerera ku gihugu cyacu nk'abanyarwanda. Rero nsoze mbabwira ngo naho ubutaha, ubundi umwami wacu aduhe kumvana iyi message, kandi Imana irinde imitima yacu kujya kure, kuko igitumye Imana iduha iyi message mu gihe nk'iki ngiki ni ukugira ngo ubwo uraba wibuka aho wavuye, unabutekereza aho uyu muvumo waba urimo kuganisha kongera kugusubiza, bigutere kongera gusenga ufite imbaraga, bigutere kongera kugira umwete wo gukora icyo Imana ivuganye nawe. Amen. Yego. Yego.
yego impamvu usubiyemo iyo message ntabwo nje kuyisobanura ahubwo ngenje kureba wadusomeye mu ijambo Esther 4 ibice 4 yego kuva ku murongo wa 10 kujya kuri 17 yego abayuda barasenze Imana ishimwe inzandiko zikurwaho yego Imana iratabara yego Imana ishimwe amen none natwe usoje tubwira ngo hari ba Esther Imana ikibona ko bavuye gusenga yego sura dukora iki nk'umuntu ukiyoboye imbere watugira inama iki mbese nk'umukozi w'Imana Imana ikunda yishimye kandi yanyujijemo ibyayo murakoze icyo nababwira cyangwa se inama natanga ntago ndi bujye inyuma y'ikijambo ry'Imana ryasabye ikijambo ry'Imana ryavuze nicyo dukwiriye gukora ni amasengesho y'iminsi 3 asengera igihugu akuzaho umuvumo uri kukizereraho ugambiriye kudusubiza mu mateka yaho twaturutse mu mateka yaho twavuye ari uyu munsi duhagazemo kuri iyi tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 ayo mateka umwanzi arashaka kuyatugaruramo ibyo biha abantu bari barimo icyo gihe umwanzi arashaka kongera kubigarura ari wo muvumo ukomeza gusirikira ku butaka bw'u Rwanda. Rero icyo nabwira abantu ahubwo nuko aya masengesho tutagiye guhita tuyatangira none ahangaha kubera ko hari ibihe turimo hari abantu batabishobora kubera umwanya barimo ariko nyuma y'uko uyu mwanya uraba usa nkaho uhagaze wenda abantu bongeye gusa nkaho bagira imbaraga nyuma y'icyumweru nzagaruka tubamenyeshe iminsi twafashe dukwiriye gukoreraho ayo masengesho turebe wenda tuvuge turatangira kuwa 4 tuzasoze kuwa 6 cyangwa se tuyifata iyo minsi ariko abari iminsi twese twahuriyeho nk'abantu abazashobozwa bazayasenga abadashobojwe nta wabaziza intege nke zabo kandi hariho nk'abantu babarwaye batemerewe gukora ayo masengesho muri makeya ab'Imana izakoresha barateguwe twebwe icyanjye cyari kuyatangaza ariko uda ufite intege nkeya uwumva atayashobora ye gushyiraho komanteri ica intege abandi yiturize wazahagarare arebe gusa icyo tuzi neza ko inkike zizariduka kandi ubutabazi bw'Imana tuzabubona binyuze mu gusenga Imana. Yego nzabamenyesha umunsi dukwiriye kuyatangiriraho kugira ngo tuyabanemo twese kuko nagara amasengesho umuntu azafata ngo nge nyafashe ku wa mbere ngo ndazayafata umwaka utaha oya tugomba kuvuga ngo dufasha amasengesho muri iki cyumweru twayatangiye uyu munsi tuzayasoza kuri uyu munsi nziko niduhuza umutima nk'abanyarwanda Imana izagira ikikora ubwo buryo rero tuzahuramo nibwo tuzanamenya uburyo dukwiriye kuyasenga cyane ko ngewe nago ndi pasiteri iyo ngira urusengero nari kuyategura nkashyiraho iminsi tuzajya duhurira ku rusengero abashobojwe bakaza tugasenga ariko kuko ntarwo birashoboka ko umuntu wese tuzareba tukavuga tuti umuntu ayakorere mu rugo iwe ariko twese turi ku ntego imwe turi kwingingira igihugu cyatubyaye. Rero ndumva hari amasengesho twagiye dukoresha mu buryo butandukanye nanone Imana yagiye iduha ariko bitwara ubushobozi bwinshi uyu munsi wenda umuntu adashobora kuba yahita bubona ariko ndatekereza ari icyo kintu tuzashyiraho tukavuga ngo duhurije hamwe iminsi ariko buri wese ayasengera ahari ikizima nuko turi hamwe mu mwuka kandi turi ku ntego imwe twese turi gusengera iki igihugu cyacu. Yego abantu bafata ibintu uko bitari imitena na message ababahanuzi turi ku mbuga nkoranyambaga nanjye ndimo bantu turi gukorera umurimo hano kuri YouTube nabo Imana yabantumyeho ari cyo cyo waruvuze Imana yambwiye ngo abahanuzi turi hano kuri YouTube cyangwa se turi kuri hano tuhatambukiriza ubutumwa bwiza bw'Imana ivuganye natwe tukaza tukakigezaho abantu. Imana yambwiye ngo buri wese asome inkuru ziri mu gitabo cy'abami zivuga ku bahanuzi ba Bayali kuko ngo igihe cya Eliya bicishijwe inkota kubera ibinyoma kubera kubeshya no guhahamura abantu no kuvuga ibitari iby'ukuri
rero imana yambwiye ngo mbabwire ngo aba bantu bafite kuvuga ngo yampaye urugero ngo imitsi y'ijosi ikareguka, muri makeya bameze nk'abantu bakomera cyangwa se bahagaze ku musozi wo gukomereraho abantu. Imana yambwiye ngo uriya mwaka tugiye kwinjiramo ni umwaka w'ibibazo kuri bo, kubera yuko niba badahindutse ngo bafatikanye n'abandi. Natanze urugero ndababwira ngo Moridekayi yatumye kuri Esiteri, aramubwira ngo Esiteri, nubwo uri aha ibwami ukaba utasenga, ukaba utagira icyo ukora kandi ufite icyo ukwiriye gukora, abayuda ntibazabura gutabarwa bakoroherwa binyuze ku bandi, ariko wowe n'inzu ya so muzarimba. Adashaka kwingingira abari mu kibazo cyangwa se abari mu kaga, abari mu makuba, akumva ko we ahari nta kibazo. N'ubundi rero Imana ntizabura gutabara inyuze ku bandi, ariko bo bazahura n'iki? N'akaga. Rero mbabwire ngo bahindukire kandi bafatanye n'abandi umurimo wo gukorera Imana mwiza. Icyo Imana idushakaho tugihurize hamwe, bitari ibyo ngibyo uriya mwaka ugiye kuza uzazamo isaka rikomeye ku bahanuzi. Ariko Imana yambwiraga uruhande rw'abahanuzi, Imana ifata kari nk'abahanuzi ba Bali bo ku gihe cya Eliya bicishijwe iki? Inkota. Ushobora kuba nta nkota izakwica, ariko ukazagerwaho n'ikintu kitari cyiza ku buzima bwawe. Rero inama nabagira nuko dukwiriye guhuriza hamwe imbaraga. Njya nkunda kuvuga ngo umuntu wese uzaza ashyigikiye ubumwe, niteguye gufatikanya nawe, niteguye kugendana nawe, niteguye gukorana nawe, kubera yuko uyu munsi iyo ugiye kureba aho tugeze, kuba abantu bagendana, kuba abantu baturana, bagacuruzanya ku kibanza kimwe, bakabanana mu nzu imwe, ukareba n'ubuzima abantu banyuzemo, ntabwo byakabaye bikwiye. Ariko Imana yakoresheje itegeko inyuze mu wo yaduhagarikishije imbere kugira ngo atuyobore, ituma uyu munsi igihugu cyacu kimeze gutya, kubera itegeko Imana yatanze irinyujije mu wo yadushyize imbere ngo agire gute? Atuyobore cyangwa se aduhagararire. Uyu munsi abantu bafitanye iki? Amahoro. Rero ayo mahoro dukwiriye kuyarinda, tugakomeza gusenga, n'ikigambiriye kuza kuyatubuza kigakurwaho, kubera ko iyi Imana itangaje gusenga iba ifite n'intsinzi y'ayo masengesho. Moridekayi zimushyira imyenda, nyamara Moridekayi ntabwo yaravuze imyenda, yari yiyambuye ahubwo agiye gusenga yambaye imyenda. Yego. Esiteri arangije kohereza iyo myenda, Moridekayi arayanga, aramubwira ati umugeni wamubwira ati ntabwo icyatumye ugera ibwami ari ukugira ngo wicare bimere gutya, ahubwo uko byasa kose uko byamera kose abayuda bazatabara. Yego. Ariko Moridekayi atanga ubutumwa aravuga ngo umugeni abwire Esiteri ko twebwe tugiye gusenga iminsi 3. Yego. Kandi ayo masengesho tugiye kuyasenga twiriza ubusa, tutarya, tutanywa, twambaye ibigunira. Yego. Ngo muri za ntumwa z'Esiteri yari yatumye nazo ngo zigenda zibwira Esiteri ngo Esiteri atategeka itegeko ngo mubaja cyangwa se mu bari kumwe nabo bose ko nabo bagomba kwiriza bagafatanya muri icyo gihe cya Moridekayi cyo gusengera abayuda. Yego. Urumva abari ibwami n'abari hanze y'ibwami ku marembo barasenze. Yego. Amasengesho arareba abandi n'abandi. Ariko ndumva message yisobanuye, nta muntu n'umwe ayo masengesho asize kereka utari mu gihugu. Yego. Nagira ngo bariza abantu badakunda gusenga. Nta muntu n'umwe abibwami, aba bari kwiremba ibwami, abari inyuma, kwese ayo masengesho aratureba. Ariko ufite ikibazo kitamwemerera kuba atayasenga, atayashobora, nta rubanza rumuriho. Ahangaha mpite mbwira abantu bahita bavuga ngo Imana ntiyumva kubera ko abantu batariye. Ufite iyo commentaire aba yihagaritse, kubera ko niba udashoboye hari ba Esiteri, ariyo mpamvu Imana yabimbwiye. Niba udashoboye hari ba Esiteri bagifite gusenga, hari ba Esiteri bagifite kwinginga, hari ba Esiteri bagifite kwigomwa ibyo kurya byabo, atari uko babibuze, ahubwo kubera icyo bagize gute, icyo bashaka. Nubona utabishoboye ntudutera amabuye, ntudutuke, ntutubwire nabi, ahubwo Imana ifite ba Esiteri yiteguye gukoresha bakagira umumaro mu gihe cyabo, bakaba ab'umumaro, bagatabara iki? Igihugu. Turanoneka tugusabe udusengere, ndetse niba ari cyo ushaka kongera kubwira message yo gutambutsa, ariko niba nta kibazo cyangwa se nta nama utanga cyangwa inyunganizi, turetse ko
ngiyi ni Solange TVT dutambutsaho ubutumwa. Sora kanubundi mukoreshe udusengere kugira ngo dushyire imbere y'Imana, Imana idushyigikire, ikomeze kudukomeza cyane cyane no kutwubaka imitima, Imana muri yego. Icyo nasoza mbwira abantu, wenda hari abantu bashobora kuza kumva ubutumwa nagiye mbugarukamo igihe kinini mbugarukamo cyane, ibikoresho byatunaniye kubera ko hari ibikoresho tudafite. Rero hari igihe ujya nko kuvuga ikintu ugasanga wari wakivuze ugasanga kiri bugarukemo inshuro nyinshi, abari bubyumve cyagarutsemo inshuro nyinshi, muze kutubabarira mutwihanganire, ni kubw'impamvu z'ibikoresho dufite, ariko nekereza ko icyo kibazo Imana izagikemura. Ikindi natangariza abanyarwanda nuko nibihangane kandi dukomere kubw'ibihe turimo by'amateka yatugezeho. Imana aho bari ibakomeze, abafite ibikomere basigiwe n'amateka, Imana yo mu ijuru ibomore, kandi imbaraga z'Imana zibabeho, he kugira uguma mu bwigunge, he kugira uguma kwiheba, he kugira uguma kumva yuko ntacyo amaze, ntacyo ashoboye. Imana yahabaye icyo gihe niyo ikomeje kuturinda. Ariko icyo natangaho nka message ku bihe turimo kuri iyi tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 mu kijyanye no kwibuka n'umwanya turimo, mbwire abatuye igihugu twese ngo dukomere, Imana iri kumwe natwe, kandi Imana yiteguye kudushyigikira no kuturengera, ndetse tukazagera heza kurushaho. Imana ibahana umugisha natwe. Mana nziza, ugira neza bugacya bukira, turagushimye. Wabanye natwe kubw'ubu butumwa, nubwo Mana bwatugoye kubera ibyuma, ariko turagushimye ko duhaye kubusoza amahoro, icyubahiro n'ikibi cyawe. Zengeye rero imitima y'abanyarwanda igiye kwakira ubu butumwa, kugira ngo buri muntu wese ugiye kumva ubu butumwa Mwami, bwe kuba bukura umutima, bwe kuba butera ubwoba, ahubwo buri wese uri bubwumve yumve kuri Imana idufiteho umugambi kandi Imana idukunda. Haleluya! Yumve kuri Imana idufiteho umugambi kandi uri Imana idukunda, uri Imana idutekereza. Iyaba utadutekereza ntago wakaduhishuriye ibitugenza, iyaba utadukunda ntago wakatumenyesheje ibiduhiga, ariko kubera urukundo udukunda Mana, bituma ufata ibisa nk'ibitugenza ukabitwereka, ukaduha icyo gukora, ukatubwira ngo nimusenga ibi bizavaho. Erega utadukunda byatugwa gitumo, tukabona bitugeraho tugatangira kurwana nabyo byamaze kutwinjiramo, ariko kubera urukundo dukunda ubitumenyesha kare, wacuzururuka ukaza ugakora mu mitima yacu ndetse no ku gihugu cyacu. Nsenze nirukana imigambi ya Satani mu izina rya Yesu Kristo, dutesheje agaciro imbaraga z'abarwanya ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu Kristo, ziburizwemo kubwo gukomera kwawe. Nyemerera imitima yakiriye ubu butumwa igubwe neza, kandi buri wese abashe gusobanukirwa nta rujijo rubayeho. Mwuka wera asange buri wese amuhishurire cyangwa se amumenyeshe n'ibyo nge ntavugiye ahangaha. Nzengeye abakuru b'igihugu Mwami wadushyize imbere, mu izina rya Yesu abayobozi waduhaye bo kuduhagarara imbere, kugira ngo imbaraga z'Imana zibabeho, umwuka w'ubwenge bazeho, kandi izi nzandiko n'ibirego bijya kubarega utwemerere bitagaciro, hagira abakorwa n'isoni, hagira imigambi iburizwamo, kandi ubwo tuzabona utangaje intsinzi natwe tuzagushimira kugira neza kwawe. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Niwe waregwaga, ariko noneho Imana irangije irambwira ngo uyu muvumo ngiye kuwugusobanurira. Uyu muvumo ni umuvumo ushaka kongera kugaruka kuri twebwe ngo ukadusubiza mu mateka twavuyemo. Ndibuka